Reka twasuze mwese mudukurikiye, iyi ni Shua TV show. Nkuko mubimenyere rero dusanzwe tubazanira abatumirwa, uyu ntekereza ko atari ubwa mbere mumubonye, aje ari ubwa kabiri maramubona mu mwambaro cyangwa se mu mpuzankano yindi. Urahe tubyibwira niba uri umusportif, aje kutuganiriza amakuru y'iminsi. Ese mumeze mute? Amakuru yanyu turatangira tubabwira, musuza abadukurikiye mwese. Amakuru ni meza, iminsi myinshi nanjye narimba kumbuye, ngira ngo uyu munsi tuje kuvuga kuri siporo nkuko nyine umwambaro bigaragaza. Amakuru ni meza, narimba kumbuye cyane, nsuhuza n'abantu badukunda kandi badukurikira umunsi ku munsi. Ndabona wisize amarangi. Iyo jezi ni iyihe kipe? Iyi jezi uri umunyarwanda ukunda igihugu cyacu, turi abanyarwanda bakunda igihugu cyacu. Iyi jezi ni umwambaro w'ikipe y'igihugu Amavubi. Umwambaro w'ikipe y'igihugu Amavubi. Urayafana? Cyane cyane. Watubwira nka squad nibura imwe? Squad y'Amavubi yose yego. Ubwo ushaka kuvuga nko kuva mu abakinnyi bose kuva mu izamu kugera imbere. Yego. Mu izamu ngira ngo umuzamu w'Amavubi ubu ngubu ntabwo ajya ahinduka, ni Ntwari Fiacre. Hanyuma mu mutima wa defense hakinamo Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange Jimmy. Kabiri y'Amavubi ikinaho Ombolenga Fitina ukina muri APR. Hanyuma gatatu iyo Manishimwe Manuel Mangwende atarwaye, niwe atavunitse, undi niwe nimero 3 wa mbere. Ariko iyo adahari nko muri iyi minsi yari yaravunitse, habaga hariho niyo mugabo Claude wo muri APRFC. Hanyuma twajya hagati mu kibuga naho hakunze kuba hari abakinnyi batandukanye, barimo Muhire Kevin wa Rayon Sport. Hanyuma ku ruhande rwo kuri karindwi hakunda gucaho umukinnyi witwa Kwizera George. Hanyuma 11 ikunda gucaho Barafinda, Mugisha Gilbert bakunda kwita Barafinda, niwe ukunda kuba ari kuri 11 kuri wing imwe. Hanyuma rero mu bataka imbere bakunda kubakoresha Nshuti Innocent. Ari hano umwanya usanga tudakunda kugiraho abakinnyi benshi cyane. Hanyuma hagati mu kibuga hari na Ruboneka ajya hakina rimwe na rimwe wo muri APR. Ku 10 ubundi hakundaga gukinaho Zahabu, ariko muri no minsi ntabwo agikunda kuza mu Mavubi, ariko ubundi niwe ukina nimero 10. Nabo ngabo ubundi ugiye kureba bakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Uranabemera bose cyangwa hari uburyo ubona byagenda nk'umusportif, uyu mukinnyi ntagashoboye bagashyizemo uyu? Kubera ko turabona rimwe na rimwe abakinnyi iyo bagiye gutora mu ikipe y'igihugu wibaza ibyo bagenderaho, rimwe na rimwe ugasanga bararebera mu ikipe ya APR na Rayon Sport, ariko ugasanga ntibarebe za mpano zo hasi. Ese ni nk'iki cyagakozwe cyangwa se wowe byumva ute nk'umusportif? Buriya ntabwo navuga ngo ngiye ngo hari umukinnyi bakinisha udashoboye, bose baba bashoboye. Kuko nanone guhamagara uburyo cy'ikipe y'igihugu ihamagarwamo, ntabwo ushobora kuyihamagara ngo inyure abantu bose. Kuko reba nk'amakipe aba mu Rwanda yose, wenda azwi aya mbere ni APRFC na Rayon Sport. APRFC na Rayon Sport ugashyiraho na za Kiyovu na za Mukura na za Polisi n'andi menshi. Kandi ikipe y'igihugu hari guhamagarwa abakinnyi tuvuga wenda 28. Ubwo ni abakinnyi 28 uri gufate bamwe bava muri ayo makipe yo mu Rwanda n'abandi bava mu makipe yo hanze benshi cyane. Aho rero kugira ngo uhamagaremo abakinnyi 28, buri wese bitewe n'ikipe afana, bitewe n'umukinnyi akunda, aba yumva
ubundi nk'uwo akunda cyangwa se afana yakwisangamo aba yumva yakwisangamo. Rero niyo mpamvu ntabwo navuga ngo umutoza ngo yasize uyu, uravuga ngo yasizuye ariko wareba nanone undi nawe yahamagaye ugasanga narashoboye kandi atazana abakinnyi 10 tuvuge bakina ku mwanya umwe aba agomba guhitamo. Ikipe y'igihugu ni ikipe y'abanyarwanda bose, ntabwo wavuga ngo ni APR Ngeri ni AS Kigali, twese tuba duhanze amaso Amavubi. Umuntu ashobora kuvuga ati umukinnyi nibara habanzamo uyu, ugasanga we umukinnyi wo muri Bugesera, ubwo ndavuga amakipe asa n'atagaragara muri Big 4, ugasanga arirengagizwa rimwe na rimwe, ugasanga umuntu agendeye ku izina cyangwa se rya kera twagiye tubabona ba Haruna, ukabona abantu ukabona baracyakomeje gukina, ubona hari izindi mpano rimwe na rimwe zisa n'izirengagizwa. Wowe ubibona ute? Ntabwo navuga ko hari impano zirengagizwa cyane, impano rega ntinyihishe neza. Ubu ko mu Mavubi ugiye kureba ahantu dufite ikibazo, departement dufitemo ikibazo cyane, bamwe banavuga ati ababyara, abanyamakuru bajya bavuga ati ababyara nibadufashe babyara bata. Ubu se ubungubu waza tuvuge wenda ukina wenda muri Rutsiro cyangwa se ukina muri Mukura, ukaba miyeri biteri wa shampiyona y'u Rwanda, bakanga kuguhamagara ngo nuko uri muri Rutsiro uri miyeri biteri wa shampiyona y'u Rwanda. Ntabwo ibyo ngibyo njyewe byemera. Waba uri umukinnyi ukomeye utsinda ibitego cyangwa se utanga amapase, bakaguhamagara ngo nuko ukina muri Mukura. Oya, ngiye kuri njye siko mbyemera, ariko biri departement tuba dukeneyemo abakinnyi. Ugiye kureba na atake, kandi atake bagerageza no guhamagara nabo ngabo bari hanze, baturutse hanze, ariko ukabonamo Piskiri n'ubundi turacyafitemo ibyuho. Abantu baravuga ati kugira ngo tuzongere tubone Jimmy Gatete, tuzongere tubone Olivier Karekezi, tuzongere tubone abakinnyi nk'abo ngabo bakoze ibintu bikomeye, ba Jimmy Mulisa, biragoye. Biragoye rero, ntabwo bavuga ngo hari impano ya danje hatari bayirengagijwe ikagume pfiriya, kuko ubundi n'uwo mukinnyi nyine ukomeye muri ayo makipe matoya, twita ko ari matoya, za Rutsiro, za Marine n'izindi nk'izo ntoya, n'undi ari umukinnyi ukomeye style APR na Rayon Sport zihita zimutwara. N'ubundi rero ugasanga babakinnyi ikipe y'igihugu ikeneye, n'ubundi bahora cyane cyane muri ayo makipe abiri, kuko niyo makipe ugiye kureba tutabeshya niyo makipe nyine afite ubushobozi. Umunyarwanda uwo ari we wese aba afite inzozi zo kuzakinira APR cyangwa Rayon Sport. Tujya tubona za Bugesera zikubitare nyine zirayitsinda. Ntabwo buriya nuko ikipe yakomera gute, uzarebe na Real na za Barca, amakipe y'u Burayi yo mu Bwongereza, za Man U, nk'abafana ba Man U muri no minsi ukuntu bameze, nibo bafana batishimye, kandi ni ikipe yigeze kubaho wayifata nk'ikipe ya kabiri nyuma ya Real Madrid, kuko buri ikipe ugiye kureba mu bukungu ni iki, tipe ya mbere ubundi ni Real Madrid. Ariko ubungubu ni ikipe iri mu bihe bibi, iratsindwa umusubirizo n'iki. Rero uko ikipe yose yamera yakomera gute, nta kipe ihorana forume ku buryo itajya muri forume ngo ihure n'ibibazo. Niyo mpamvu rero ujya kubona ukabona iyo Bugesera iragiye kubisa Rayon Sport, bijya bibaho, cyangwa ukabona kubisa APR, ariko si ukuvuga ko ari APR yaciritse, ni kwa kundi nyine mundi mu mukino muri football habaho gutsindwa no kunganya, ariko ntibiba bivuze ko iyo Bugesera cyangwa se n'indi na Muhanga igiye gatsinda APR biba bivuze ngo bwa APR nyine. Ubwo ntekereza ko ikipe yatsinzwe ni ibidashoboye yatsinze, cyerekana ko ukomeye mu mikino ingahe se. Ni uwo mukino nubwo aba ari umwe. Oya ntabwo ariko wahita uwibaza ese batsinzwe imikino ingahe. Ese iyo yitsinze iyo Bugesera, turi gutanga urugero kuri Bugesera nyine izi kipe ntoya zo mu ntara, gutsinda ni amahirwe niba ari uko. Oya ntabwo ari amahirwe, ntabwo gutsinda biraharanirwa ahubwo hari ukuntu iyo kipe igenda nayo
igakoresha imbaraga zayo zishoboka ikakwitegura igitegura icyo kigugu pe imbaraga zose ikazishyira kuri uwo mukino ubundi bigakina neza wajya kubona ukabona irayibiranduye ikipe irayiranduye ariko ntabwo biba bivuze ngo ni ya kipe nkuru isigaye itazi umupira ibyo byo ni ibintu bibaho muri football niko football ikoze niyo mpamvu rero kenshi n'umundi ngewe kuba umutoza w'Amavubi ahamagara abakinnyi benshi abenshi umubare munini tukabona muri Rayon Sport na APR nuko nizo kipe dufite ni ziri ku gasongero mu Rwanda kuko nizo ugiye no kureba mu myaka ishize shampiyona y'u Rwanda iba nizo zigabana ibikombe bya shampiyona APR na Rayon Sport APR ikabanza Rayon Sport ikakurikira windi yari yigeze gucamo ikipe yari igiye yari ikomeye cyane itangiye itwara n'amasekafa na Trapo ariko niyo kipe yari ije challenging icamo igatwara igikombe cya shampiyona harya Trapo byarangiye gute Trapo nyine bayisenyeye mu zindi oya ntabwo bayisenyeye mu zindi ahubwo nyine ubushobozi izikipe zindi ubundi zigongwa n'ubushobozi cyane na rero hajemo ikibazo cy'ubushobozi birangira isenyutse uvuze kuri icyo kintu tujya twumva ibibazo by'ubushobozi nka mikoro make mu makipe amwe n'amwe yo mu Rwanda ndetse amwe n'amwe anakomeye ukibaza se gukomera kw'ikipe hari aho bihurira n'amafaranga cyane ntabwo wavuga gukomera kw'ikipe ngo usige amafaranga inyuma kuko buri iyi kipe bigizwe n'ibintu byinshi ikipe bigomba kubaho abayibamo bose baba bafite imiryango baba bagomba guhembwa neza bakabaho neza kugira ngo nyine ako kazi karimo barimo bagashyireho umutima ikipe ikenera ibikoresho ikipe ikenera ibibuga cyane ko amakipe yo mu Rwanda nta kipe nimwe wavuga ngo ifite stade yayikinira n'undi amastade barayakodesha ibyo byose rero ni amafaranga n'amafaranga bisaba ariko bushobozi nyine rero ikipe ishobora kuzana abakinnyi benshi bakomeye ariko bajya muri in terms of money bishyurwa umushahara bishyurwa ugasanga ikipe ikubise ngo amezi 6 itarahembwa uwo mukinnyi uzamutegereza we amugana n'umukinnyi nawe wamugana bashaka n'ubuzima neza ubwo mukinnyi urumva azajya mu myitozo natajya mu myitozo ubwo azakomera ate ikipe izakomera nibyo ni ukuvuga ngo wahita yigira izindi kipe ziramutwara football y'iki gihe amafaranga ubushobozi iyo tuvuze ubushobozi nyine ni mu mafaranga ibintu byose bisigaye bibarwa mu mafaranga nicyo kintu cya mbere hanyuma ugahita ukurikizaho iyo amafaranga abonetse hagomba kuba hari leadership ubuyobozi style y'imiyoborere y'ubuyobozi ko nanone hari igihe ikipe ishobora kujya nayo amafaranga ariko hakabamo mismanagement ugakoresha nabi bitewe n'imiyoborere itameze neza nacyo ugasanga ariko ibyo bibiri ubushobozi ikipe ikaba ifite management nziza niyo mpamvu usanga ikomeye tukiri ku Mavubi ntabuciye mu ijambo ejo bundi ku munsi wo kwibohora tariki 7/7/2025 twumvise umukuru w'igihugu amubaza ku bijyanye na football cyangwa se imikino yo muri iki gihe bavuga ko hashobora kuba harimo ikintu cya ruswa umwanda mu kibuga ngo arbitre ngo yari amafaranga ese ayo amafaranga ntashobora guteza ikibazo mu mikino muri rusange nyine amafaranga aragiteza cyane ko buri urumva se nyine nibyo twari turi kugarukaho wenda duhereye ku basifuzi bari busifure uwo mukino nibo bayobozi b'uwo mukino batumugenda neza neze tuvuga umusifuzi azaba amaze tuvuga wenda amaze n'urugero amaze wenda nk'amezi 2 adahembwa ikipe iramwegereye igiye guhita ifata ya mafaranga ahembwa ku kwezi yakube nk'inshuro 6 kugira ngo akunde aze kuyifasha mu kibuga uwo musifuzi yabyanga amaze amezi 2 adahembwa
ntabwo yayaza ko kubikora ataba ari ubunyamwuga no nyine si ubunyamwuga ariko nyine by'ibya bibazo by'ubushobozi turi kuvuga na management n'imiyoborere biraza bigahita bituma ibyo byose nyine bibaho ukajyana none no muri babakinnyi uzaba umaze amezi 6 udahemba umukino indi kipe niza kumunyuraho ikavuga ati wenda reka tugukubite nk'igihumbi cy'idolari dore udufashe tuze kuyimate tuze kuyitsinda dore igikombe kiri hafi kugera umukinnyi yabyanga ntabwo bapfa kubyanga urumva ikibazo kiragaruka mu bukene n'ubundi kiragaruka mu bukene na management z'amakipe nyine ari naho tugiye ku byo His Excellence ahora avuga buri gihe nyine ni intore zirusha intambwe niwe twese tureberaho niwe utugira inama umupira wo mu Rwanda ni umusportif akunda umupira pe ngira ngo urabizi ko no kugira ngo apere ishingwe bahoze babivuga ejo bundi buriya ni igitekerezo cye niwe watanze igitekerezo aravuga ati ikipe nibeho ikina umupira rero ni bikwereka ukuntu ari umusportif ujye umubona ukuntu akunda basket hose imikino yose abayirimo rero iyo agerageza kureba umupira nyine aba yumva ibintu arimo yaravuze ati simba numva nshaka intsinzwe ibyo ari byo byose ntabwo aba ashaka intsinzwe n'Amavubi rero aba yumva igomba kuba ikipe igendera ku murongo kandi ihora itsinda iminsi yose rero biramubabaza cyane kandi uzareba iyo yatsinze arabatumira akabakira bakaganira ni ikikwereka ukuntu ikipe y'igihugu ibimuhangayikishije umupira hari igihe yigeze kuvuga ati hari n'igihe nigeze kuyicara ndavuga abanyarwanda umupira bazanawureka bawureka barebe ku mateleviziyo wicare kuri ushyire ekara hari iwawe wicare urebe umupira kuko nta umupira abanyarwanda bashobora urumva nyine yabaye bored ariko kubera iki ibyo bintu byose turi kuvuga biribamo kandi wanatekereza n'umusaruro uvamo ugasanga ni umusaruro ntawo niyo ruswa arayivuga ni abaganga ba mwarimu iyo tuvuze gutyo ni ibintu by'amarozi mu mupira ibyo ngibyo nabyo abivugaho akavuga ati ese niba no mu minsi yarabivuze niba wizera muri ko tuntu uri butereke mwiza umuntu uri gushyiramo umuzamu w'iki ako kantu yarakavuze niba wizera muri ibyo bintu by'imyemerere iciriritse idafite n'ikimaze ukizera ko kugira ngo igitego kitinjira mu izamu urashyiramo utuntu mu izamu undi wadushyizemo umuzamu ukamukura icyo kintu yarakivuze mu kwerekana ko mbere na mbere abantu mentalite yabo niyo yabaye ikibazo mentalite niyo yapfuye akumva ko kugira ngo aze kwinjiza igitego nuko hari ibintu araza kuba yashyize mu izamu cyangwa se yambariyeho kandi waza kureba ugasanga n'ubundi umuntu arahora atsinda icyo kintu nyine nawe uri we abantu twese twakibaza kuki ushobora kwizera mu myizerere nk'iyo n'ubundi style ugasanga abantu bari muri iyo myemerere ni nabo bafite amakipe yabo ahora hasi tuba tuvuga ngo ikipe zacu zijye mu matsinda ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup kipe iheruka kubikora vuba ni Rayon Sport twategereje ko hari indi yagira twarabiye ukibaza ibyo bindi byose niba hari ikipe zijya zibikorera nyine kukizi n'ubundi zitarega umutaka nibyo navugaga karenganisha ku gutoranya abakinnyi b'Amavubi aho umuntu ashobora kuba yatekereza ko umuntu ashobora gutanga amafaranga kugira ngo bamuhitemo nyamara tubibona yo bageze mu rwego rwa federation cyangwa se bageze mu bindi bihugu muri competitions zisohoka hanze ugasanga wa mukinnyi tugize gute turamubuze amakipe aratsindwa ariko mbere uko tuva ku Mavubi hari uwegeze avuga ati ariko ubundi Amavubi agiye gukinira muri Nigeria agatsindwa bagiye bohereza jezi ambasade ibishaka abantu bariyo n'ubundi koreza bitatu batuyizi
ariko wumvaga ari gutebya ariko harimo n'ukuri kundi n'indi message ashaka gutanga avuga ati aya mafaranga buriza indege bagenda n'ubundi rezida tuba tuzizi bakoresheje make bakoresha jezi kuri ambasade igashaka abanyarwanda bari mwiza bakiyegeranya wabonaga nyine yarababajwe n'ukuntu Amavubi ahora atsindwa cyane kandi baba batakajemo baba bashyizemo ingengo y'imari ukabona ni ibintu bitameze neza. Ibyo ngibyo nyine nibyo bintu abantu bose baba bibaza nyine impamvu ikipe y'igihugu yacu nyine idakomera ngo imere nka kera ubundi ikipe yajyaga y'Amavubi wenda nanjye sindi uwa kera buriya namenye ubwenge bajemo Gatete bari kugenda bavamo bakina kwa kundi umukinnyi aza gukina mu Rwanda nko muri Rayon Sports cyangwa se muri APR nyine ari kubivamo nongewe bari anabamenye mu bihe byabo umukino nako ikipe yari yose yazaga gukina n'Amavubi ntabwo cyane cyane Kigali ntabwo abagize ko iri buhafi bitandukanye rero n'ubu uragenda ukareba ugasanga ahubwo ikipe iraza ikadunyagirira nyine iwacu ibitego bitari bike na byinshi ariko wajya kureba ugasanga nyine n'iza fagiteri z'ibintu byinshi umupira ubundi bihera mu kubakira hasi ni nko kubaka inzu hera kuri fondasiyo iyo fondasiyo ikomeye n'inzu haba hari icyizere ko hejuru izaba ikomeye ariko iyo fondasiyo ijegajega ntabwo iyo nzu imara kabiri no mu mupira niko bimeze umupira ugomba kuba ufite foundation mu bana batoya dufite amakipe akomeye y'abana ariko ntayo n'ubu ngubu nigiye hera kera tukiri bato wenda uhere nko muri interiskolere za kera ziko twajyaga dukina interiskolere ikigo cyakinnye n'ikindi ugasanga ikibuga kiruzuye yego ikigo kimwe ku izamu rya adversaire n'ikindi ku izamu rya adversaire abantu bakagenda bagakina umupira hariya mu kibuga ukabona ni spectacle iteye ubwoba haba mu bafana barafana n'iki kwishuri ako se reba interiskolere yo ngewe hari n'ibintu buriya ntajya nemera biba nko muri interiskolere iki kintu ugasanga ngo ibigo bigiye gukina ngo bari kuvuga ngo hakine ngo abana ngo batarengeje imyaka 10 ese niba umwana nyine yiga bigaragara ko yiga ari umunyeshuri atari wo bagiye gutoragura kuki aba discrude ariko ni ikibazo iki ni ikibazo wenda n'abantu bo mu interiskolere sinzi icyo bagendeye bajya kuvuga ngo umunyeshuri hagiye hakina ngo utarengeje iyi myaka ngo torokome wenda n'urugero ngo ntibagomba kuba barengeje imyaka 12 ngo primaire ngo ntibagomba kuba barengeje imyaka iyi n'iyi ugasanga hari abana bavuyemo ngo kubera ko ngo bafite imyaka ngo yegeye hejuru muri interiskolere kandi ari abanyeshuri mu gihe mbere interiskolere nta muntu n'umwe yadiscrudingaga umwana wabaga apfa kuba yiga batamutoraga iki kintu cyatumaga nyine interiskolere zigira imbaraga noneho muri uko kugira imbaraga zikanatuma abantu bakunda ishuri nta n'abantu bapfa bakunda n'ibyo za drop out hari abana bajya ku ishuri kubera gukunda hari n'uwagarukaga kubera imikino ariko ubu ngubu interiskolere zajemo ibibazo ntabwo zigishyushye reka dusabe minisiteri y'uburezi sinzi n'aho bahurira na minisiteri ya siporo ariko rwose bongere bashyira imbaraga muri interiskolere yaba muri primaire yewe no muri nasari bashaka imikino ariko abana bakorana iyo mentality kuko urubyiruko rwinshi ruri mu mashuri yego umwanya munini urubyiruko rumara mu ishuri yego rero nyine aho hantu ayo marushanwa y'ayo mashuri nakomera bizaba byoroshye tuzabona n'Amavubi ameze neza kuko bazaba bakuze hari base bafite turabona kugira ngo tuve ku Mavubi tujye no hanze turi kubona Amavubi ayoboye itsinda ngira ngo muri iyi mikino yo gushakisha tike yo kujya mu gikombe cy'isi niba ntibeshye ese urayaha amahirwe angana iki
icya kabiri urabona hakorwa iki kugira ngo Amavubi tuyabone mu gikombe cy'isi? Ese birashoboka? nyine buriya baravuga ngo nta kintu kidashoboka, ahubwo gushoboka ni mu buhe buryo. Hari igihe ikintu gishoboka mu biciye mu buryo bugoranye, hakabamo n'igihe ikintu gishoboka biciye mu buryo bworoshye. Kujya mu cy'isi kw'Amavubi ni igitangaza cyaba kibaye. Igitekerezo ni igitangaza rwose kwa kujya kumva ngo igitangaza runaka cyabaye ahantu. Ni igitangaza cyaba kibaye. Birashoboka nyine kuko igitangaza, ariko ku buryo bwa realite tutagiye kubeshyana biragoye, amahirwe ni make. Ngewe ko ngiye nko kubarira ku ijanisha, navuga ko 98% ntabwo Amavubi byajya mu gikombe. Ugendera kuki ko byasikoze dukeneye ko Amavubi aba opponents tuba duhura turi mu itsinda, nayo ntabwo wambwira ngo uzajya gutsinda Nigeria iwayo, uzutsinda Afurika y'Epfo iwayo. Uretse amazina ya kera, ibyecera sibyo by'ubu kandi tubona Amavubi ahanze muri South Africa. Ibyo byarabayeho. Umupira wabaye ni general, umuntu agera haza akagutsinda ukomeye. Hakorwa iki kugira ngo u Rwanda rugire amahirwe 100% yo kujya mu gikombe cy'isi? Ubu biragoye, cyakoze imyaka itaha birashoboka, babiteguye neza nyine bakajya mu mushinga ufatika, uvuga ati ni ukuva hano kugera aho birashoboka, ariko ubu ngubu biragoye. Wenda icyo wenda barebaho ni kuyategura byo kubona amanota meza, kuko nabyo birafasha kugira amanota meza muri qualification. Ntusebe ngo usange ni wowe uyoboye wabaye uwanyuma mu itsinda. Biriya ntabwo ari byiza. Icyo nicyo numva gishoboka, gushaka wenda amanota meza muri izi qualification, bigatuma no ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA wenda Amavubi yisanga mu bihugu biri ku myanya myiza, kuko iyo hagiye kuba tombora haba hari amahirwe menshi ko niba igihugu kiri ku rutonde ku mwanya mwiza ko kizatombora ibihugu bidakomeye cyane. Ariko uko tujya inyuma niko bya bihugu bidutombora. Ibyo nicyo mbona twajya gushakamo hariya, ariko kuvuga ngo kujya mu cy'isi sinzi n'umupasiteri nabonye nyine abivuga, ariko kuri njyewe ni ku ruhande rwanjye biragoye, ntibishoboka. Reka dushimire aba basore b'Amavubi aho bageze, ariko ntekereza ko bakiri aba mbere, simbiheruka ariko byasikoje ngiye kubikurikirana ndebe se bimeze, ariko twagiye tubona Amavubi aba ya mbere ngira ngo nabona ukuntu Abanyarwanda bakoze ibintu abantu batatekereza. Urumva n'igihe cyose bamaze ku mwanya wa mbere nta muntu utari ubyishimiye. Reka twambuke tujye mu bihugu by'ibibana. Hari ikipe n'imwe uzi yo mu Burundi? Ntabwo njya nzikurikirana zikina, ariko ndazizi Vitaro, izitwa ngo za Flambeau du Centre, ni nyinshi. Abantu bose buhari ngira 3 zo muri Congo. DRC hari ikipe, iyo uvuze DRC hari amakipe abiri umuntu ahita yumva ikipe bita TP Mazembe. Irazwi, yigeze no kuza gukina mu Rwanda Sekafa Kagame Cup. Icyo gihe habamo ikintu kitari bararwana, hakaza AS Vita Club, hakaza n'izindi zitwa za Popo, ni zose nizo muri DRC kabisa. None turabona shampiyona yo mu Bwongereza, ese izagaruka ryari? Ese twitega iki? Amakipe agenda yiyubaka, amatransferi hari ayo wabuzi byifashe bite cyane kuri amakipe yo muri Big 4 asanzwe azwi afanwa n'Abanyarwanda, za Manchester, Arsenal, Chelsea ndetse na za Man City. Mu Bwongereza shampiyona n'ubundi iratangira muri uku kwa munani. Amakipe nyine agenda agerageza kwiyubaka, ariko urebye ntabwo ziri kugura abakinnyi benshi. Ujya kubona ukabona nyine nk'ikipe iguze umwe cyangwa se babiri,
kuko n'ubundi amasquad baba bari bafite aba yarakomeye aba yarakomeye, ariko ubu ngubu nkurikije uko aho bigeze nk'ikipe izatanga akazi ni Chelsea yatwaye igikombe cy'isi cy'amakerepu, izatanga akazi. Liverpool ihora ikomeye, Man City nayo ya Guardiola nawe ari abaherwe babashemo amafaranga menshi, iyo nayo n'ubundi izatanga akazi. Arsenal nayo imaze imyaka 2 irwana n'ikipe iri ku mwanya wa mbere muri izi sezo 2 zitambutse, iyo nayo izatanga challenge nyine. Ikibazo kiracyari kwibaza kuri Man U, tuzabitegereza mu shampiyona yatangiye. Reka twitege iki kuri ayo makipe ashobora kuvuga uti izabitwara cyangwa se izaba iya mbere gutyo, cyangwa se bagiye tuzabona shampiyona iryoshye muri rusange. Shampiyona ya Premier League ihora iryoshye kuko rwose Premier League niyo kipe nako niyo shampiyona ibamo amakipe menshi ahura, ugasanga na amagararandeva. Liverpool na Chelsea bari match ikomeye, Liverpool na Man U bari match ikomeye, Arsenal na Man City bari match ikomeye, Arsenal na Man U bari match ikomeye, Arsenal na Chelsea zonal magarane n'andi menshi cyane. Rero niyo mpamvu Premier ntabwo ari nko muri Espagne ugenda ugasanga ikipe 3 gusa, Barcelona, Real na Atletico. Mu Bwongereza ho ni nyinshi, iyo usanga rero ari shampiyona tubonamo amagararandeva kenshi cyane. Ibyo rero bituma shampiyona ikundwa, noneho na za kipe tuvuga ko ari ntoya nazo usanga zikomeye. Iyo urahura n'iya mbere ikayifutura rwose mwe bavugaga mu Rwanda, ibyo no mu Bwongereza bibaho. Bituma rero shampiyona n'ubundi English Premier League ihora ari shampiyona ya mbere, ihora ari shampiyona. N'ubu rero izaba iryoshye rwose, nta kubishidikanya. Dusoza, niki cyakorwa kugira ngo utudemi two mu Rwanda tugire, ndetse hari n'impano tubona mu byaro, tunabwira abayobozi sinzi ari ministeri bishinzwe, ariko hari abana mu mudugudu babura ahantu berekanira impano, si football gusa n'indi mikino isanzwe, ndetse sport inakontribuye mu myitwarire myiza y'abaturage, aho tubona leta igerageza kunyuzamo ubukangurambaga bwayo, mitiwere. Izegiselesi naguciye mu ijambo nawe yagerageje kudefinisa icyo siporo ari cyo, aravuga ngo is a teacher of values n'ibindi yongeyeho. Yego. Sacrifice, humility, teamwork and honesty. Icyo ni definition nyine ya high sport, ikwereka icyo sport ari cyo. Ikigo kirimo sport nziza n'amasomo bigenda neza, umurenge urimo siporo nziza n'ubutumwa bugera ku baturage bubageraho byoroshye. Ni ikikwereka ko siporo nyine ifite uruhare mu mibereho ya buri munsi y'Abanyarwanda. Wari urimo kumbaza rero icyakorwa nk'uko twabivuze, nibongere basubire muri interiskolere bazikomeza, kandi mu buryo buha amahirwe abana bose biga. Barazikora gute se? Bakore siporo. Barazikora gute se kandi ubona nyine abantu bashaka kwitamirira? Cyatone ikipe za urugero ikipe y'ikigo cy'amashuri yagiye ariko itahiye aho nta n'isukari, ukibaza harimo n'izitsinda ibyo nabyo nta wareka kubivuga, igatsinda ikazategereza ko izajya gukina bagaheruka babona qualification, ntibamenye uko byagenze, bazajya kumva ngo ikipe runaka ngo zageze ngo kuri finali, kandi iryo rushanwa mwari muririmo, ntimuheruka icyiciro mwaherukagaho, mwari mwabonye qualification bigahereraho. Ibyo nibyo ibigo byinshi byo mu byaro cyane abana bo mu byaro bahura nabyo, ibigo biri qualifiya ntibamenye uburyo ki qualification zabo ziriwe, nuko kudaha amahirwe umwana wese wige ngo akine, kuko twabonye ko urubyiruko 99% y'urubyiruko ruri mu mashuri. Nibakomeze rero interiskolere n'abana bazagira hehe ahubwo dore abantu twicara amavubi nabo bari kwica ayo makompetisiyo yo hasi. Umwana niba yatsinze nyine urajya kubona apfumbutse nko mu ikipe runaka, ariko se umwe mu bana 100,000 biri mu gihugu, kubera ko nawe nyine sinzi nambaye ni nk'amahirwe abaye. Buriya hari umuntu ndi gushima, umuntu witwa Kenisi rwose, bosi wa Radiant TV 1 kabisa, niwe muntu uri guha amahirwe b'abana tuvuga batafite iyo bava. Hari ajya atanga ubuhamya, hari umwana yavuze ngo kugira ngo abone tike aze gukora test muri Gasogi
iwabo bagurishije igitoki mpari uburyo uwo munsi umwana abona ati iki araza amuha amahirwe ariko uwo mwana ni umwana unatsinda cyane no mu ishuri nyine yamuhaye amahirwe abandi bayobozi bose b'amakipe n'iki bakoze nkabo football y'u Rwanda rwose yagera kure so reka dusome rero ababishinzwe inzego zibishinzwe ntekeza ko ari buze kumva iki kiganiro badufashe bareke kutwicira abana rwose amavubi turi kubona y'iki gihe ndetse ahubwo ay'ubutaha turi kubona afite ibibazo byinshi twe tubigarutse ibi ngibi n'ibinyamakuru RBA barabivuga kenshi abanyamakuru benshi babigarukaho buriya n'abanyamakuru twemera barigani bagisere bahora babigarukaho development amaradiyo yigenga bose barabivuga nyine igisigaye ni ukureba ababishinzwe babifite mu implementation ngo babishyire nibadufashe rero abana batoya abana nibo Rwanda rw'ejo ni nayo Mavubi y'ejo nibo bakinnyi b'ejo nibo bayobozi b'ejo iyo utangiye kubazanamo utuntu bacika intege bakumva football ari yaragenewe bamwe abana bo mu mijyi nabo barashoboye ariko usanga ziriya mpano bagiye batera akarere umwana akazamuka azi icyo ashaka gutsinda nyine mureke rero dufashe abana bacu abashinzwe amarushanwa mu mashuri bafashe urubyiruko bafashe abana kugira ngo tugire koko siporo itarimo umwanda mugani wa Perezida wa Repubulika iri mu kuri kandi koko kandi abanyarwanda twabonye ko banashoboye hari amakipe bagiye batsinda bahangamura tubona muri volley sitting volleyball basket na za tennis kubera iki natwe tutakwibona nk'abanyarwanda ariko dutanga abakinnyi hanze byose birashoboka rero nta kintu mbere yo kurekura hari ikintu wumva ntakubajije cyangwa se ubutumwa ushobora guhereza abanyarwanda muri rusange ubutumwa nahereza wenda abanyarwanda umuntu yavuga byinshi umuntu aba afite ibintu byinshi ariko ubutumwa naha abanyarwanda nyine ni ugukomeza gukunda siporo buriya ni ubuzima ngira ngo muri iyi minsi hari ibintu byateye by'indwara zo mu mutwe abantu benshi bumvise indwara zo mu mutwe bagira ngo ni ugusara byo kwiruka mu muhanda ntabwo ari ibyo ni byinshi bituruka ku gahinda gakabije bituruka ku ki ariko buriya siporo nicyo kintu gishobora no gufasha abantu ibyo by'indwara zo mu mutwe bikagabanuka mu Rwanda mu rubyiruko niyo mpamvu rero umuntu ufite siporo akunda ajya agenda yikore nkanjye siporo nkora no gukina umupira iramfasha mu mutwe nkaruhuka ibyo nkora nkakora neza mu mubiri nkaba fiti nkamera neza siporo ni ubuzima nashishikariza abanyarwanda kuyikora imikino bakayikunda ubundi u Rwanda tukarukorera igihugu cyacu cyatubyaye ubuzima bukagenda neza murakoze reka tubashimire mwese mwamudukurikiye iyi ni Show TV show reka tubifuriza amahoro y'Imana ikomeze ibarinde aho muri hose n'umutumirwa wacu nizere ko muri comment muri bwandiko ko mwabibonye nawe arabishimiye kandi azagaruka turacyari kumwe Imana ibaha umugisha ciao murakoze cyane